twagutaramiye twemerere nawe ubwanditsi umugaragu wawe tuhagaze mu butware bwawe mu izina ryawe ry'imbaraga urubuga usiga amavuta kugira ngo ijambo ryawe mwana hagati kuri we rigire umumaro mu mitima yacu ritwomore rituhugure rituhabe duteze intambwe igihe hari gukura naho rirushiza maze ngutware ikomeye ziri hano kuko wacuruje amaraso yawe urubuke kandi si imitima yacu kugira ngo turusheho kuba muri wowe dutegereje kuboneka kwawe urakoze kubana natwe mwuka wera agendagende muri twe kandi imbaraga zose z'umwijima cyangwa se no kugeza igihe mu izina rya yesu ubu kugaragara aha hantu mu izina rya yesu dusabye Haleluya. Tunaambiwa Biblia zacu some mu gitabo cya Zaburi basoma Zaburi ya 44 murongo wa 3. Mazina yanjye nitwa Iyakabuje Etienne cyangwa Stefano. Rawase yacu ni Agasovu iba karere ka Rutsiro ntara y'Uburengerazuba. Aba pasiteri muri paruwasi ya Gasovu. Ndi umukuru w'itorero. Kenshi nazaga ino ndi umuvugabutumwa ariko Imana yashimye ko mba pasiteri ku bushake bwayo kandi isezerano nayo ndifite n'ubundi cyasohoye rimaze imyaka 32 kubera ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Hanyuma mfite intashyo z'umufasha wanjye ndetse n'itorero n'ahandi henshi mu Rwanda nagiye mvuga ubutumwa atandukanye. Mfite intashyo zo muri Kenya, mfite intashyo zo muri Tanzania, mfite intashyo zo mu Burundi ndetse no muri Uganda. Nagiye intashyo zo ku mugabane w'Uburayi aho navuze ubutumwa amezi agera kuri 3. Mpereye mu Busuwisi no muri Finland niho nakurikijeho njya muri Denmark. Nagiye mu Faransa, nagiye mu Bubiligi. Mato nasuye nawe yampaye intashyo. Hanyuma ngira umugisha wo kugera mu Isirayeli nsura ahantu henshi ntarondora. Haleluya. Ku mugabane wa Aziya ariko mu Isirayeli ntabwo twari tujyanywe n'ivugabutumwa, twari tujyanywe no kureba amateka y'ibyo dusoma aha muri Bibiliya. Twageze ahantu henshi rero haba i Kaisariya mu bwa Herode no ku musozi Karumeli abaririmbye twageze kuri Yorodani, twageze i Gologota ni Betelehemu n'ahandi ntarondoye. Gusa abisirayeli bashima Imana baduhaye intashyo. Mwaki intashyo za bene so bose. Basoma Zaburi ya 44 umurongo ni wa 3 nko mbabwiye, ni wa 4 muri Bibiliya za kino gihe. Handitswe ijambo ngo kuko atari yabo nkota yabahaye guhindura igihugu kandi atari ukuboko kwabo kwabakijije, ahubwo ni ikiganza cyawe cy'iburyo n'ukuboko kwawe n'umucyo mu maso hawe kuko wabishimiraga. Haleluya. Ijambo tugiye kuganiraho rifite intego ivuga ngo gutabarwa kuzanwa no kwishimirwa n'Uwiteka. Haleluya. Ngo iki? Gutabarwa kuzanwa n'iki? Ntabwo ari ugutabarwa kuzanwa n'idini, ubwoko se, amashuri n'ibindi. Ni ugutabarwa kuzanwa no kwishimirwa n'Uwiteka. Amen. Iyi Zaburi ya 44 umutwe w'amagambo uvuga ko ari Zaburi ya bene Kora. Mu museke Imana yampaye ikimenyetso cy'iri jambo, irambwira ngo hari abantu bibaza icyo bakora ngo Imana ibiteho. Twagendanye. Amen. Icyo bakora ngo Imana igire gutera ngo ibiteho. Ubwo rero Imana yambita abantu babwire ngo uwo nishimira ngo nita. Haleluya. Amen. Imana yishimira ngo nita niba
impeta ngo nimara kumva iri jwi ry'abafite ubukene mu mitima yabo bati Imana yatwitaho dukoze iki twagenanye amen ubwo numva ngo nahise numva ko intego ari iyi ngiyi yo gutabarwa kuzanwa no kwishimirwa n'Uwiteka twagenanye ahari birashoboka ko wicaye aho imbere yanjye uri mu batumye iri jambo riza wibaza utari ko nakora iki ngo Imana inyiteho none Imana irashaka ko ukora ibyatuma ikwishimira amen haleluya nuko iyi zaburi umutwe w'amagambo uvuga ko ari zaburi ya bene Kora ntabwo ari zaburi ya Dawidi ahubwo ni zaburi ya bene Kora umwe muri bene Kora rero cyangwa se bene Kora baje kugira ikibazo batekereza ku by'Imana yakoreye abatubanjirije baza gutekereza wenda uko Imana yakijije Abisirayeli amaboko ya Farawo bibaza ukuntu yabambukije inyanja itukura ukuntu yabagaburiye manu bashonje ukuntu yabahaye amazi avuye mu rutare bagize inyota n'ibindi tutarondora ariko bageze aho baribaza batese byatewe n'iki kuki Imana yabitayeho yaba yararebye iki twagenanye ariko bagiye kubona igisubizo basanga ari uko Imana yabishimiraga amen haleluya ngo nuko Imana yagiraga ite bisobanuye ngo ubunangira mutsi nyishimiye haleluya aho nabuze uko ngira yanyereka ko nta kinanira twagenanye nawe iramutse kwishimiye aho wibaza utese ndagira nte wenda bageze naho wifuza kwiyahura Imana iramutse kwishimiye yagutabara haleluya ariko ari uko kwishimiye wenda uribaza uti nakora iki ngo mbone minerivare y'abana hari Imana itabara ariko igatabara abo yishimira amen abigira gute abo yishimira twagenanye none Imana yaba yishimira umuntu wese ate ariko twagira n'ikibazo none si Imana Abisirayeli bose yarabishimiye dusome ijambo ry'Imana turebe abatarishimiwe n'Imana uko byagenze muranyumva turebe urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice ni icya 10 umurongo wa 5 abataranejeje Imana iherezo ryabo ryabaye irihe handitse iri jambo aho dusomira ijambo ngo ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye nicyo cyatumye barimbukira mu butayu twagendanye Yesu nadufashe cyane abo Imana yishimiye yabaraze gakondo ariko abitishimiye ngo barimbukiye mu butayu njya ntekereza iyo ngenda hirya no hino ku isi njya nibaza nk'aba niko tuvuga Imana turi benshi nkumva muri nge haje mu ikibazo ntariko se abo Imana yishimira ni bangahe twagendanye nkabona amakorari arahaguruka aririmba avuga imbaraga z'Imana nkongera nk'ikibazo ariko muri aya makorari abanezeza Imana ni bangahe nanone kandi nkabona dutambuka tuvuga gukomera ku Imana nk'abandaje haje undi ejo haje undi nkibaza ntariko ahari uko tuvuga ubutumwa abashimishwe abanezeza Imana ni bangahe aho Imana yishimira twagendanye aho Imana igira gute yishimira none ko dusomira ijambo ngo ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye siko musomye namwe yaba dusomye wenda ngo abake muri bo twari kumva rwose nibura wenda banejeje Imana ari benshi none abenshi muri bo ni abatarashimwe n'Imana twagendanye none se abatarashimwe n'Imana bazize iki ngo bishoboka umuntu wese udashaka kubabaza Imana yirinde icyo bazize Yesu natugendereje gusa hari ijambo numva rikomanga umutima wanjye Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 38 abantu batanezeza Imana nabitwaye bate twihuse cyane urwandiko rwandikiye Abaheburayo igice ni icya 10 umurongo wa 38 handitswe iri jambo ngo ariko umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera
nibyo nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Mu byo rero wirinda, niba ukeneye kunezeza Imana wirinde gusubira inyuma. Twagenanye mwaneze amatwi, twirinde kugira gutanya. Ijambo gusubira inyuma ni iki? Ijambo gusubira inyuma ni ugusubira ku byo waretse. Niyo mpamvu uyu muntu yari yararetse inzoga akongera akayisubiraho, ubwo asubira inyuma. Iyo umuntu yari yararetse ubusambanyi akongera agasubira mu busambanyi, ubwo asubiye haganira, ubwo asubiye inyuma. Nyumva neza nuko nahamagawe, ndagira ngo nkubwire icyakubuza kunezeza Imana kugira ngo ukirinde. Mu byo wirinda, wirinde gusubira inyuma. Niba umuntu yatangaga icya-10 byagera akabivamo akabireka, ugasubira inyuma. Niba umuntu yagiraga urukundo nyuma rwakonja, asubiye hehe? Ubwo asubiye inyuma. Imana igufashe cyane rero. Reka turebe ujya Abisirayeli basubiye inyuma bakababaza Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 7, umurongo wa 38 na 39. Handitswe iri jambo ngo, kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi Sinayi, kandi ari kumwe n'abasogokuruza, ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo yo kuduha. Amen. Niko musomye. Ubwo tugeze kwa 39 twagendanye. Kwa 39 umurongo wabaje cyane. 39 akatubwira ngo basogokuruza banze kumwumvira. Abona batanejeje Imana. Siko biri? Basogokuruza banze kumwumvira, ahubwo bamusunikira hirya. Ijambo rikurikiyeho ngo basubira mu Egiputa mu mitima yabo. Twagendanye ariko basubira mu Egiputa mu mitima yabo. Abantu twabanye muri iki cyumweru gishize nababwiye ko Imana yamuhaye ubutumwa ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka turimo 2017, hari kwa gatandatu. Nibwo nagiye mwiyerekwa, ijwi ry'Imana rirampamagara rirambwira ngo mbwirire itorero ngo abantu bose bumva ijwi ryanjye ubabwiye ngo ndashaka ko bitabisha imitima. Twagendanye ko bitabisha ikiyajya. None dusomye ijambo ngo Abisirayeli bo basubiye mu Egiputa mu mitima yabo. Tubugendana mu Egiputa mu mitima. None hamagura abari yasigara yerekera mu Isirayeli, ariko imitima yo ijya mu Egiputa. Siko meze? Kandi imitima ari Imana ishaka. Twagendanye imitima ari Imana igira gute? Ari Imana ishaka. Ngo uzambwirire itorero ngo abantu mpamagara bakanyitaba, uzabwira uti ndashaka ko bitabisha imitima. Amen. Haleluya. Ko bitabisha ikitorero, ko bitabisha imitima. Ufite amatwi yumva yumve. None Abisirayeli nabo bari abatanejeje Imana, ibirenge byabo bikerekera i Kanani, ariko imitima igasubira mu Egiputa. Manyumva? Ufite amatwi yumva yumve. Niko bigenda we. Hari abantu baza mu rusengero, ibirenge bikaza mu nzu y'Imana, imitima igasubira ku ndaya z'inshuti zabo, imitima igasubira ku nzoga. Turataha ryari wongeye gukubita icupa, turataha ryari ko yankumi yambuze. Mbese ugasanga imibiri niyo yibereye aha, ariko imitima ntabwo iri ku Mana. Kandi Imana yashaka ko abantu bitabisha imitima. Amen. Bitabisha ikitorero, irashaka ko bitabisha imitima yabo. Ufite amatwi yumva yumve. Aha turimwe ababyeyi benshi cyane. Umuntu agomba guhingiro bakumva. Uzakurikirane, ushobora guhamagara umwana ku munwa akitaba karame, ariko ugategereza kwaza ugaheba kandi ari kwitaba. Mwanyumva? Icyo gihe bisobanuye ngo umunwa ni uri kwitaba, ariko umutima ntabwo uri kwitaba. Twagendanye. Mwanyumvise neza? Iyo rero umuntu yitabisha umuntu umutima utitaba, utegereza ko yakora ibyo wamubwiye, reka da, naho umutima ntiwigeze witaba. Twagendanye. Ni nako abantu bitabisha amaguru, imitima ititabye. Uravuga uti ngaha bihanye nimuhaguruke, imibiri gahaguruka, ariko mu mutima yewe ndahagurutse ariko sinzi ko nzabireka. Muse wa muhungu wundi amwanga, urumva nyine umunwa n'umutwe n'ibindi n'izindi ngingo byahagurutse, ariko umutima ni wari wahaguruka. Twagendanye.
nyamara iyo umutima amaze gufata icyemezo. Haleluya. Muririmbyi ati uhamagarwa na Yesu ni wowe ubwawe ashaka umwitabisha umutima. Amen. Ngo umwitabisha iki? Umwitabisha umutima uti mwami nyakira. Iyo burya Yesu yakira bitabishije iki? Abitabishije umutima. Iyo umutima wanze ubusambanyi umubiri nawe uhita ufatiraho. Amen. Haleluya. Iyo umutima wanze inzoga akanwa ntikakongera kuyisoma umutima wayanze. Byashoboka? Ntabwo byashoboka. Iyo umutima wanze ubujura ntabwo amaboko ajya gufata iby'abandi. Ariko iyo umutima ugikunze ubujura akanwa gashobora kuvuga ati ndihanye sinzongera kwiba, ariko ejo ukumva yongeye yibye kuko umutima ntiyari wafata icyemezo. Twagendanye ntiwari wafata iki? Icyemezo. Akanwa gashobora kuvuga ati Imana imbabarire narasambanye, umutima atari ko ndacyabikunze. Twagendanye hejo umuntu akanongera agasambana. Soma Zaburi 142 umurongo wa 7 n'uwa 8 muri Bibiliya za kino gihe. Turihuta ibyo kuvugwa ni byinshi. Zaburi 142 umurongo wa 8 n'umurongo wa 8 muri Bibiliya za vuba n'uwa 7 muri Bibiliya za kera. Handitswe iri jambo ngo kura umutima wanje mu nzu y'imbohe kugira ngo shime izina ryawe. Abakiranutsi bazangota kuko uzangirira neza. Haleluya. Kura umutima wanje mu nzu y'imbohe. Twagendanye. Kura umutima wanje agana he? Mu nzu y'imbohe. Mugaragu w'Imana arareba asanga izindi ngingo zifite umudendezo, amaboko nta kibazo, amaguru, umutwe, ariko asanga umutima uri mu nzu y'imbohe. Hari abantu bati nge sindafungwa kuva navuka, nyamara imitima yabo ikabifunzwe. Manyumva? Imitima yabo ikigize ite? Ikabifunzwe. Birasaba ko rero uyu munsi wa none usenga Imana uti Imana kura umutima wanje mu nzu y'imbohe kugira ngo nshime izina ryawe. Bisobanirwa umutima utarava mu nzu y'imbohe uzashimisha umunwa ariko umutima ntuzashima Imana. Twagendanye. Muranyumva neza? Ye uzabyinisha umubiri umutima utabyina. Muneza amatwi ariko? Mwaneza amatwi? Uzaca umugara umutima udaca umugara. Twagendanye. Ikizabikubwira ni ibyo uzakora nyuma yo kubyina. Muranyumva neza? Bizaza bihabanye nuko abantu bakubonaga kubera ko umutima ni wari wabohoka. Yesu natugendere. Umutima ni waragira ute? Ni wari wabohoka. Ariko umunsi wabohotse mu mutima, haleluya, uzabugira amahirwe. Uyu mugaragu w'Imana ati kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe. Bibiliya y'Igifaransa ikavuga ngo tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand ils m'auront fait du bien. Bivuga ngo kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe yawe ngo kugira ngo nshime izina ryawe, ngo abakiranutsi bazaza bangote ubwo uzangirira neza. Amen. Bigaragara ngo kubohoka mu mutima ni ukugirirwa neza. Amen. Haleluya. Oh haleluya. Umuntu Imana abohoreye umutima ibimugiriye neza. Sabanyibise neza? Ibimugiriye neza. Gusa nta mwanya nabona wo kurondora ijambo umutima, ariko tujye mu gutegeka kwa 2 igice cya 32 umurongo wa 5 turebe icyatumye Abisirayeli benshi batanezeza Imana. Gutegeka kwa 2 igice cya 32 umurongo wa 5. Abisirayeli batanejeje Imana n'abitwaye bate? Ubwa mbere n'abasubiye inyuma. Siko twabibonye? N'abasubiye inyuma. Hanyuma rero handitswe iri jambo ngo bariyononye ntibakira abana bayo. Twagendanye. Bakoze iki? Bariyononye ntibakira abana bayo. Ngo ahubwo ni ikizinga kuri bo nabi igihe kinaniranye kigoramye. Twagendanye. Iri jambo uraryumva ute rero? Ubwo ni igisubizo cy'uwibazaga atese abatanejeje Imana bazize iki? Igisubizo bariyononye. Niko bimeze? Bakoze iki? Bariyononye ntibakira abana bayo. Hari umuntu uretse kutuganiriza, aratuganiriza amagambo menshi, nyuma za kushyiramo ijambo rimwe nditindaho
n'uyu munsi nditekerezaho aratubwira ati Imana ntimugapfe kuyisukira, ati Imana itandukanye nuko abantu bibwira, ati Imana mu museke mu gitondo ugiye kubyuka ishobora kugusura ikaza ivuga iti mwana wanjye, manyumva ivuga ngo iki, ikaza ivuga iti mwana wanjye ndi kumwe nawe twagendanye, ijwi wamara kuryumva warangara gato, saa sita wasambana twagendanye, saa munani wanywa inzoga, se muneze amatwi, Imana ikaza yahinduye iti mwanzi wanjye twagendanye, ariko yahinduye ngo iki, mwanyumvise neza, ariko ikaza yahinduye iti mwanzi wanjye, kandi mu gitondo yaje ivuga ngo iki, yaje ivuga ngo mwana wanjye, se mwanyumvise neza. Ufite amatwi yumve, kandi cyitonderwa hari igihe umuntu asigara guhagarara ku ijwi rya mu gitondo ntaha agaciro rya saa munani rya mwanzi wanjye, turi kugendana, ati Imana yamvuzeho ko ndi umwana wayo, naho byarahindutse ntukiri umwana wayo. Yesu nadufashe cyane. Dusomye ijambo ngo bariyononye ntibakira abana bayo, siko musomyera ngo bagize gute, ntibakira abana bayo. Iri jambo Biblia y'Igiswahili rivuga neza ngo wametenda mambo ya uharibifu hawawi watoto wake, hii ndiyo ila yao, wao ni kizazi chenye ukaidi kilichopotoka. Bisobanuye ngo bariyononye sabana bayo, icyo nicyo kizinga cyabo twageranye. Ikizinga cyabo ni ukwiyonona, mwanyumva sibyo? Ikizinga cyabo ni gukora iki, ni ukwiyonona. Biblia y'Icyongereza ikavuga ngo they have corrupted themselves, they are not his children because of their blemish, a perverse and crooked generation. Nuko wakurya ngo asanga avuga ngo bariyononye ngo sabana bayo kubera icyo kizinga cyabo twagendanye. Ikizinga cyabo cyitwa kwiyonona. Toro ry'Imana munteza amatwi, ijambo kwiyonona rero ndagira ngo ndivugeho, maze mu byo twirinde kwiyonona twagendanye, twirinde kwiyonona. Reka dusome Imigani igice cya 8 kwa 36, umuntu yiyonona ate? Imigani igice ni cya 8 kwa 36 handitswe iri jambo ngo ariko unshumuraho abayononye ubugingo bwe, ariko unshumuraho abayononye ubugingo bwe. Ijambo kwiyonona ni ugucumura kuwiteka, kandi gucumura kuwiteka ni ugukora icyo yakubujije twageranye, ni ugukora icyo niba uvuze iti ntugasambane ugasambana, ubwo uriyononye. Niba uvuze iti ntukibe ukiba, uriyononye. Adamu nawe bamaze gukora icyo babujijwe bariyononye, bituma Imana ibakura muri Edeni, bituma n'urupfu rubaho. Ndagira ngo rero mbaho urugero twagendanye. None umuntu arigisha kuri radio y'inyamahanga mukurikiranye, arigisha ageze hagati atanga urugero, aravuga ati umuntu yari afite igicuma, ngo igicuma ngo akagikunda cyane, ngo bitewe no kugikunda ngo yakundaga kukigirira isuku, kandi kubera kugikunda cyane ngo iyo yabaga avuye mu mirimo yageraga mu rugo ngo akabwira umugore we ati ndashaka amazi cyangwa umutobe muri cya gicuma cya kindi yakundaga nyine. Ngo igihe cyarageze ngo azindukira ahantu, inzoka nayo yari iri mu gisambu, ngo iramucunga ibayinjiye mu nzu. Bayinjiye hagana he? Ibayinjiye mu nzu. Mu kwinjira mu nzu rero iragenda ngo ituriza muri cya gicuma. Igeze mu gicuma ngo iragenda yizingiramo, yiberamo. Nyigicuma ngo yarahindukiye ajya kureba igicuma cye, ngo agiteruye yumva kiraremereye. Yumvise kiremereye ngo yumva agize ikibazo, atese igicuma cyanjye kiremerejwe n'iki, ko nzi ko nta kintu agisizemo. Ngo arebye asanga harimo inzoka. Abonyemo inzoka ngo agira agahinda kenshi cyane, ngo aravuga ati
ati igicuma cyanjye n'ubyo nagikundaga none kirimo inzoka. Ati ubuse ndakora iki ngo iki gicuma ngikize inzoka nyica? Twagendanye se nk'abantu bafite ibitekerezo muri kunkurikira, murumva byoroshye kwica inzoka igicuma kikaba kizima? Se mwaneza amatwi? Ubwo rero igicuma nyiracyo aragiterura ngo arakizunguza, inzoka yanga kuvamo, aracyubika ngo arebe ko yameneka, inzoka ahubwo igahagama mu ijosi ry'igicuma. Nyiri igicuma aragoragoza, inzoka yanga kuvamo. Yanga kujya gute? Iyi nzoka yanze kuvamo, nyiri igicuma afata umwanzuro utari mwiza ku gicuma, utari mwiza no ku nzoka. Ubwo acana umuriro. Acana iki? Acana umuriro. Umuriro umaze gufatwa, igicuma aragiterura, inzoka nayo irimo, igicuma kijugunya mu muriro. Igicuma kirashya, n'inzoka nayo igirete nayo irashya. Twagendanye. Noneho haza ikibazo ngo mbese nyiri igicuma yagitwitse ari uko acyanze? Abanteze amatwi mukurikirane. Twagendanye. Abantu tuyatugira ikibazo ngo mbese Imana izarimbura abantu, bamwe bakavuga ngo mbese Imana ni intera hamwe, niko bamwe byavuga. Twagendanye. Ariko Imana ntabwo izarimbura abantu ari uko ibanze, izarimbura abantu kubera ko inzoka yabinjiyemo. Ufite amatwi umva yumve. Abandi umuntu akihesha amahoro, ntabwo Imana yakunda ko ndimbuka, n'ibihe nafashe byo gusenga n'uburyo nayikoreye cyane. Yewe unteze amatwi, inzoka yageze mu gicuma nta cyatuma kidashya. Twagendanye. Mwankurikiranye neza. Inzoka yageze mu gicuma narerekwaga ihinduka zero. Samanyibise neza? Nuzuraga umwuka wera ihinduka zero. Naraye mu butayu iba zero. Twagendanye. Nasengeye mu mazi iba zero. Inzoka yageze mu gicuma. Ndashaka kubabwira, nyiri iki gicuma kubera kugikunda ntabwo yagitwitsa akimara kubona inzoka, yagitwitsa ari uko inzoka yanze kuvamo. Bishaka kuvuga iki rero? Burya umuntu asambana Imana imureba. Imana igira ite? Umuntu akajya kwiba Imana imureba. Umugabo agakubita umugore bakamugira ikimuga, Imana imureba. Se muneza amatwi? Imana igira ite? Umuntu agasuzugura umugabo akaba igishegabo, Imana imureba. Umuntu agasuzugura se na nyina. Twagendanye. Imana imureba. Umuntu akajya mu gakungu we n'umugabo utaruwe bakarara ijoro, reka ntiwareba isaa sita ijoro rikagera, Imana ibareba. Imana igira ite? Imana ikareba iti nagombaga kumutsinda ahangaha akaba kabarore, ariko bitewe n'urukundo mukunda ndabanza ngoragoze ndebe ko inzoka yavamo. Twagendanye. Ko inzoka agira ite? Nibwo rero ujya kumva umwigisha ahagaze hano, umuvuga butumwa, ukumva yibase cya kindi waraye ukoze kandi ntiyarahari, ahubwo nuko Imana igira ngo inzoka ive mu gicuma. Haleluya. Iragira ngo nuramuka wihanye inzoka isohoke. Siko biri? Inzoka igira ite? Kandi uramutse uvuye kwizima, inzoka yasohoka. Fita amatwi yumve. Icyitonderwa we nuko inzoka igundira igicuma. Twagendanye. Noneho ku buryo umuntu ashobora no guhamagara akana kabavuzeho gusambana, akamuhamagara ati rwose ko bavuze gutya kandi ko biri gusebesha umurimo w'Imana, wakwiharanye rwose. Undete yewe sinzi icyo abantu banshakaho n'ukuri kw'Imana, ngaha bambonye bazaze banshinje kandi umuntu azi ko yabikoze. Ubwo inzoka yagundira igicuma kandi. Mwanyumva? Inzoka yagundiriye igicuma. Abandi ugasanga bararushya abakozi b'Imana bafite impano z'umwuka wera. Ati ngaho mureba abanyamasengesho bafite impano, basenge Imana nihishura ko ari byo nuko kandi uzi ko ari byo. Samanyibise neza? Ubwo si inzoka yagundira igicuma? Sibyo? Yesu nabaye kumva icyo mbabwiye. Nyamara uramutse uvuye kwizima, kavuga iti cyakora Imana imbabarire. Nubwo pastor atarazi ko iki cyaha nagikoze, naragikoze ariko Imana imbabarire, namwe ababyumvise mu mbabarire, inzoka yahita isohoka. Haleluya. Witeka bagire neza. Gusa ndagira ngo mbabwire ngo iyi nzoka yo yageze mu gicuma
ibyo umuntu yakoraga byose bihinduka zero. Twagendanye keretse yagize amahirwe akihanika avamo. Sibyo ye ndajya mbaye iki urundi busobanuro rero. Iki gicuma inzoka itarajyamo ntabwo cyaremeraga. Ntabwo cyagiraga gute? Cyaremera ari uko hagiye mu iki? Ari uko hagiye mu inzoka. Turugendana ufite amatwi umva yumva. Bishaka kuvuga ngo iki rero? Bishaka kuvuga ngo iyo icyaha kitarabona intebe mu mutima w'umuntu, umuntu arahugurika, utanga inama zikumvikana, wavuga gutanga icyacuma ati nturuhe tuzi ko ari ngombwa, naho burya mu gicuma nta nzoka irajyamo. Twagendanye wavuga uti bagabo mukunda abagore banyu, abagabo bati rwose turabizi ko ari inshingano yacu. Wavuga uti bagore mugandukira abagabo banyu, abadamu bati rwose nturuhe tuzi ko natwe kubaha abagabo bacu ari ngombwa. Twagendanye ubwo mu gicuma ni hazima, inzoka ntiyari yajyamo. Muranyumva? Wabwira abantu uti ubahe so na nyoko bakakumva bwangu. Twagendanye ariko inzoka yamara kugera mu gicuma. Twagendanye ugasanga umuntu yahinduye imikorere, ugasanga umugabo witabaga na kumugore witabaga umugore karame, ugasanga inyitabo yahindutse yabaye n'iki se wintunaraho. Naho mu gicuma hagiye mu inzoka. Hagiye mu iki? Nibwo usanga umugabo atangiye kugira ikibazo, ati umudamu wanjye kuva twashakana nibwo yanyitaba gutya, ntabwo nzi byamuteye. Mu gicuma hagiye mu inzoka nyine. Hagiye mu iki? Hagiye mu inzoka. Ubwo cyarimereye. Nibwo usanga umugabo waruza agaciro k'umugore we hatangiye kujya zerera, akagenda ijoro rikagwa, saa sita ijoro rikagera, umugore agateka ibyo kujya bigahororomba. Umudamu atariko yewe mumfashe gusenga, umugabo wanjye yadukanye ingeso atahoranye, tumaranye imyaka 10 irenga, nibwo nabona ageze iyi saha ataragera mu rugo. Ubwo mu gicuma hagiye mu iki? Hageze mu inzoka. Twagendanye nibwo usanga umukobwa yatangiye kwiga imyambarire iteye isoni, abantu batira imyambarire yadukanye ate ko atambaraga kuriya. Mu gicuma hagiye mu inzoka. Sikabirize hagiye mu iki? Hagiye mu inzoka. Ba Kristo mwe rero Imana yamuhaye ubutumwa, uretse ko kuvuga ubutumwa Imana yamuhaye bwose ntajya mbona igihe cyo kubuvuga, ariko ubwo Yesu akunda ko mbabwira ndabubabwira. Amen. Imana yarabwo nzabwira itorero hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 2013. Ijwi ry'Imana ryangezeho rirambwira ngo nzabwira itorero ngo abakristo bari gufata ibihe byo gusenga. Bari gufata ibihe byo gusenga. Ugasanga benshi bariyiriza ubusa, abandi barajya mu butayu, yemwe hari n'abajya gusengera mu mazi. Ngo ari kuzababwire ngo ikibabaje nuko usanga ibyifuza abantu bajyana imbere y'Imana ngo atari byo bikenewe cyane. Twagendanye atari byo bikenewe cyane. Twagendanye nuko ndabwirwa ngo usanga ngo abantu benshi bifuza ko Imana yabakura ku cyavu, bamwe ngo ikabaha amafaranga menshi, abandi bati turakenera ko Imana iduha abagabo, abandi abagore, abandi ngo bakeneye impano zo gukora ibitangaza. Ijwi rirambwe tuzababwire ngo ibyo byifuzo ni byiza, ngo ariko si byo bikenewe cyane. Twagendanye si byo ngo uzababwire ngo igikenewe cyane ngo ni imbaraga zirwanya icyaha. Amen. Imbaraga zigira gute torero? Mbese kurwanya icyaha zo kurwanya ya nzoka ngo itajya hehe? Itajya mu gicuma. Twagendanye ngo uzababwire ngo imbaraga zikenewe ni zirwanya icyaha. Amen. Haleluya. Imbaraga zirwanya iki? Noneho guhanura, kwerekwa abagabo n'abagore n'ejo hazaza hacu bikaza ari inyongera. Haleluya. Ariko dufite imbaraga zirwanya icyaha. Twagendanye dufite imbaraga zirwanya iki? Zirwanya icyaha. Waruzi ko hari abantu benshi bashobora kubona imbaraga zo kurara mu butayu, ariko izirwanya icyaha bakazibura. Mwanyumvise neza? Bakabura izirwanya iki? Kandi yabonye imbaraga zo kurara mu butayu, imbeho ikamwica. Uzi ko ari ushobora kubona ari imbaraga zo kurara mu mazi, akabura izirwanya icyaha. Twagendanye
bakristo mwe munteze amatwi iyo turwanya icyaha tuba turwanya iranzoka ngo itajya mu gicuma ariho mu bugingo bwacu. Birashoboka ko umuntu agira imbaraga zo kuvuga mbese bigakomera abantu batarakijwe cyane akuzuzwa ariko akaburiza irwanya icyaha. Twageneye akaburiza igira gute? Akaburiza irwanya icyaha. Nababwiye ko nageze mu Isirayeli uretse ko ntarondoye aho nageze ni henshi ariko twaje kugera aho bita Ashikeloni. Mwanyumva aho bita ngo iki? Ashikeloni. Twageze aho bita Ashikeloni, umuzungukazi witwa Miriyamu aratubwira ati ataha hitwa Ashikeloni. Tuti aratubwira ati kandi aha Ashikeloni niho Samusoni bamunogoreyemo amaso. Twagendanye niho bamunogoreyemo iki? Aho Ashikeloni hari ibikingi bya beto birambaraye hasi binini cyane. Aratubwira ati ibikingi mubona birambaraye aha ngaha nibyo Samusoni yahiritse mbere yuko apfa. Twagendanye mwanyumva neza? Nibyo yahiritse mbere yuko. Noneho nitegereje ubunini bw'ibyo bikingi numva ngize agahinda, ndibaza ni koko imbaraga zingana gutya umwana w'umukobwa akazishobora? Twagendanye ngeze aho mboneramo n'icyegesho nsanga Samusoni yarabonye imbaraga zo guhika biriya bikingi aburiza irwanya icyaha. Twagendanye aburiza igira gute? Aburiza irwanya icyaha. Noneho ndakurikira mbona uburyo Samusoni yafashe ingunzu 300. Ingunzu magana ngahe? 300 akazibohera icyarimwe. Izo mbaraga mwumva zisanzwe ra? Ariko ingunzu 300 araziboha. Uko turahase hari washobora n'ingunzu imwe muri twebwe? Harahari? Wavuga ati ngiye ingunzu imwe nayifasha? Twagendanye ariko Samusoni agira imbaraga zo kuboha ingunzu 300. Nyamara ageze ku cyaha imbaraga zirabura. Twagendanye abura imbaraga zirwanya iki? None dusenga Imana iduha imbaraga zirwanya iki? Icyama Imana ikamfasha nkajya ngaragara nk'uworoheje nk'utagira icyo nshoboye ariko mfite imbaraga zirwanya icyaha. Amen. Yo bakajya bavuga ati ni yakabumbye wa undi witonda wa undi rwose ubona ntacyo yishoboreye ariko nkaba mfite imbaraga zirwanya icyaha. Amen. Haleluya. Imbaraga zirwanya ikitorero zirwanya icyaha. Yesu nabafashe cyane gusa niyo mbabwire ngo iyi nzoka itagiye mu gicuma amateka arahinduka. Manyumva amateka agira ate? Arahinduka. Ufite amatwi yumva yumve. Kiriya gicuma natanzeho urugero nyiracyo mu gihe akigiriraga isuku inzoka yari guhekenya amenyo. Manyumva murabyemera? Inzoka yahekenyaga amenyo ubwo nyiracyo yakitagaho inzoka yumvaga iri gushira. Ubu mubona turi kuvuga ubutumwa gutya ngenda nzenguruka amahanga inzoka yo ifite ishyari. Murabyemera? Ifite iki? Inzoka y'ibirwa atariko icyama cya gicuma nkakinjiramo bakagitwika. Twagendanye ariko nibwo rero ushobora kubona inkumi yanitse ryinyi imbere yawe naho ni inzoka ishaka igicuma. Inzoka ishaka iki? Ni inzoka ishaka igicuma. Twagendanye kabona umuntu arambara pasura arakwereka intege ze naho inzoka irashaka igicuma. Twagendanye ariko inzoka irashaka ikitorero. Inzoka irashaka igicuma. Ufite amatwi yumva yumve. Waba utabaye maso kinjira yaba yinjiye akigicuma kakwa karashobotse. Twagendanye kandi yo ufite amatwi yumva yumve. Iyo uririmba yewe mukobwa, iyo uririmba ukabona abantu barafashwa n'ijwi ryawe inzoka y'ibirwekeye amenyo. Twagendanye inzoka irashaka igicuma. Nibwo uzabona umugabo utari uwawe ingaka ka telefone k'ubuntu naho ni umuhanda inzoka iranyuramo ijya mu gicuma. Twagendanye ariko mwaneza amatwi ariko rwose yewe iyi note wayigura agatambaro cyangwa amavuta yo kwisiga naho inzoka iri gushaka inzira. Ubwo twagendeye kandi semanye bize neza irashaka inzira n'utaba amaso irazamukira kuri iyo note no mu gicuma.
twageranye kandi munteze amatwi. Imana nuko yambwiye ngo nzabwira itorero ngo abakristo basaba Imana imbaraga zirwanya icyaha. Imbaraga zigira gute torero? Zirwanya icyaha. Ndayo mbamenera ibanga, iyo umuntu arwanya icyaha abarwanirira icyo Imana yamuvuzeho. Ko numva se mbere yuko najya ku mwanzuro nababwira uburyo Imana itabara ababereye maso ubugingo bwabo inzoka ntijyemo. Mwanyumva neza ko murabyifuza se? Amen. Bangahe babyifuza mu cyamoko hejuru yango mbere yuko nanzura mbabwira uburyo Imana itabara umuntu wabereye maso ubugingo bwe inzoka ntihinjire muri we. Uzi ko Imana yarambwiye ko nzabwira itorero hari ku itariki 7 z'ukwa 11 umwaka ushize 2016 ariko wa mbere ko nzabwira abakristo bafite amasezerano. Bafite iki? Ngo nzababwire ngo isezerano nta urihata. Nta ugira ate? Nta urihata ngo ahubwo araririnda. Amen. Ndabwirwa ngo harabusanga bari gusenga Imana ngo bayitonganya, ariko se Mana ni wewe wavuze cyangwa hoya? Rwose ko wavuze gutya kuki bitabayeho? Ngo uzababwire ngo isezerano nta urihata ahubwo araririnda. Haleluya. Ndagira ngo mbabaze, Yozefu yaza gusambana na nyirabuja aba yarabonye ibyasezeranijwe? Aba yarabibonye? Ubwo isezerano yagize ate? Yararirinze. Twagendanye. Amen. Ubwo yari afite imbaraga zirwanya iki? Zirwanya icyaha. Ubwo Imana yabwiraga Yozefu iti nzagukuza, bakuru bawe bazakunamira, inzoka yarumvaga. Siko biri? Sibyo? Inzoka irareba ishaka igicumi ikoresheje bakuru be, ibona ntikibonye, iti none uragishaka nkoresheje nyirabuja. Twagendanye. Ariko ni hahandi. Haleluya. Yozefu ahagarara kigabo arwanya icyaha. Iyo inzoka itabonye igicuma amateka arahinduka. Amen. Uzi ko ushobora kurariraho none ejo kuwa mbere ukabwirwa ukaburara, kuwa kabiri ukabwirwa ukaburara, kuwa gatatu ukabwirwa ukaburara, nyamara kuwa kane inzoka yaba itarajya mu gicuma Imana igakingura ijuru. Haleluya. Imana ikakwereka ko nta kinanira. Semanye bizereza. Ikibazo we nukugera igihe cyo gutabarwa inzoka yagiye mu gicuma. Manye bizereza ariko turi kugendana ufite amatwi yumva yumve. Uzi ko bashobora kuguseka ngo usazi iwanyu nta mugabo bakakwita nyogokuru. Imana iti humura, izina nyogokuru arimana na mezi 6 mu kwa gatandatu ku mwaka utaha 2018 inzoka nibizaba itarajya mu gicuma. Niba uzaba utarasambana, niba uzaba utarishingira, niba uzaba utarajya kuraguza ngo barakuzinze, nzakwereka ko ndi Imana ishobora byose. Haleluya. Abanteze amatwi mbabwire ngo hari Imana itabara iyo umuntu yabereye maso ubugingo bwe inzoka ntibwinjiremo. Iyo mbona mpagaze imbere y'abantu gutya njya nibuka aho navuye nkavana Imana warakoze wambereye ingabo. Haleluya. Nabaye imfubyi maze ukwezi kumwe mvutse, ariko ntabwo byose nabirondora, nyamara Imana se w'imfubyi yarandinze. Amen. Njya nibuka ngeze mu myaka hafi 10 nabaga kwa marume, kuko ntabwo ngiye mu ntangiriro ya byose. Twagendanye. Ariko nabaga kwa marume yabonye ibyo kujya bigiye gushya, akareba hantuma kugira ngo nze kuza nsange barangije kurya. Naza ngasanga barangije kurya, yajya kumbwira ati ntugire ikibazo ngurariyaho ngo nabandi bana ntibahaze ngo uzawurya nejo. Byajya nejo bikaba gutyo, nejo undi bikaba gutyo, kubera ko nari muto. Iyo numvaga inzara igiye kunyica najyaga mu kijumbura aho bakuye ibijumba ngatoraga inkondo z'ibijumba ngahekenya. Hakabona igihe nagiye kubagara ibisimbo bya marume, byagera saa 7 saa 8 se ngasoroma imishogoro mibisi ngahekenya. Nageze mu myaka 11 narakokotse cyane. Nyogokuru byara mama yaje kundeba aravuga ati ariko si umwana yananiwe gupfa ari uruhinja none agiye gupfa kuze. Marume arambwira ati natwe byaratiyobeye,
hatuye umwana ko asangira n'abandi bana ariko akananuka ati natwe byaracyobeye. Nyogokuru yambwiye ati mumpe mujyane njye kureba indwara imwishe. Nasubiye kwa nyogokuru byara mama genda shima Imana. Namaze nk'imyaka 3 ndabatizwa. Mbatizwa muri 75 ariko bamanu bati umwana nakomeza gukura azatwaka iminani. None turakora iki ngo apfe? Bashatse imipanga ngo baje kunyica. Naje kwiruka banyirukaho ariko ntibanshyikira. Nageze ku mugezi ugabanya umurenge wacu nundi muri nge haza mu gitekerezo yo kwiyahura ariko nibuka ko kwiyahura ari icyaha. Izo ni za mbaraga zigwanya icyaha zaje. Siko biri? Ndavuga ntiyaba kwiyahura atari icyaha none mba niyahuye. Nagiye gushaka iyo mpakwa nari mfite imyaka 16 mbaho mu buzima bubi ntarondora. Gusa nageze mu myaka 20 nabanaga n'umugabo ufite abagore 2 n'umuhungu wubatse urugo. Ari abagore ko ari 2 n'umukazana wabo. Bantumaga gutashya inkwi. Umwe ati ndashaka kunzanira umutwaro w'inkwi, undi ati umutwaro w'inkwi. Nkatashya imitwaro y'inkwi 3 ku munsi. Namara kuyashyikiriza ibyo kujya byajya gushya bati cyaya kabumbye nta wagishobora. Ngo ikintu kirya ibiryo abantu 5 bariye. Ubu nkarariraho navunitse ntyo. Gusa naje kwigira inama nti nakundi nabaho. Uretse ko ngiye kubwira ababyeyi tubana bakajya bampisuka nkajya njya kuguriza abantu benshi. Noneho nzajya guhingira akaza n'ibyo kujya saa 6 tuzajya tubisangira bari byo ndarira. Iwacu tubyita n'uruhembo twagenanye. Ubwo rero ndababwira nti ndashaka ko mwamisuka nkajya njya kuguriza abantu benshi. Nabo bazajya baza kunyishyura ari benshi. Ntimaze duhinga ahantu hagaragara. Mbabwiye gutyo bumva ni inyungu zabo ariko nanjye cyari gisubizo cyanjye. Isuka barayimpa naba ngiye guhingira umuntu yazana ibyo kujya saa 6 Imana ushimwe n'ibindararira. Nahingira umuntu 4 ntuzanyishyure rimwe. Uwo mpingiye 3 nawe uzaze rimwe. Uwo mpingiye 2 nawe uzaze rimwe. Ariko intego nari mfite ikaba yari iyi ngo wenda imibyizi ndi kubaharira izagituma banyitaho. Kandi koko banyitagaho. Gusa bari barampaye ikirago cyo kuryamaho n'umwenda wo kwiyorosa babikura ku gitanda. Ngiye kuryama nsanga ni ibiti gusa ariko bitewe n'imiruho nari narize kuboha ibirago ndi mutoya. Bwacye njya gushaka ubwatsi bw'ubukangaga. Ubwo ntangira kuboha ikirago hanyuma kiboha ndi kuririmba indirimbo ya 16 mu gushimisha ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Haleluya. Wari bamara imibabaro rikabatinyura. Ikirago narakiboshye naracyujuje nkajya nkiryamaho uruhande rumwe urundi nkabuyorosa. Ubwo rero naje kuboha icya 2 nkigejeje hagati ijwi ry'Imana rirampamagara rirambwira riti Stefano. Amen. Nubwo utagira shinge na rugero nubwo nta kirengera ngo ariko ni wihangana igihe kizagera nzaguha umufasha ugukwiriye. Amen. Iyo inzoka itagiye mu gicuma amateka arahinduka. Amateka agira atya arahinduka. Ijwi ry'Imana rimaze kumbwira gutyo nanjye muri iryo yerekwa ndavuga nti Imana nti nuko umugore uzampa atazemera ko njya mwita mama ntiyabari kuzabyemera. Nari kuzagenda mwita mama mbivugishwa n'imiruho nari mfite. Soma Yesaya 49 murongo wa 23. Urebye Imana ikorera imfubyi zayihanze amaso zikarinda ubugingo bwabo inzoka ntibwinjiremo. Handitswe ijambo ngo abami bazakubera baso bakurera n'abamikazi bazakubera abanyoko bakonsa bazagupfukamira bubame hasi barigata umukungugu wo ku birenge byawe. Nawe uzahera kumenye ko ndi Uwiteka abantegereza ntibazakorwa n'isoni. Haleluya. Ngo abategereza Uwiteka ntibazagira gutera ntibazakorwa n'isoni. Ndakwingingira guhagarara neza. Inzoka nitajya mu bugingo bwawe ariho hajyanwa no mu gicuma. Imana izahindura amateka abantu bazatangara. Fite amatwi yumva yumve. Ubu buhanuzi ngo abami bazakubera baso bakurera. Ubuhanuzi bwarebaga imfubyi
itaragiraga kirengera nkanjye twagenanye none Imana itabami bazakubera baso bakurera mbese ni ukuvuga ngo ntugira so ariko nzategeka abami bakubereye baso twagendanye se wari uzi ko inzoka itagiye mu gicuma wari uzi ko Imana ishobora gutegeka runaka utakuzi ikibazo cyawe akagikemura twagendanye se mwanyumvise neza ngo abami bazakubera baso bakurera ijambo mu gifaransa rivuga ngo des rois seront nourriciers et leurs princesses se nourrissent ils se prosterneront devant toi la face contre la terre et ils lécheront la poussière de tes pieds et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus nuko rivuga ngo abami bazakubera baso bakugaburira abami kazi bakubera inyuma nyoko bakugaburira twagenanye niko mu gifaransa rivuga mu cyongereza rikavuga ngo kings shall be your foster fathers and their queens your nursing mothers they shall bow down to you with their faces unto the earth and lick up the dust of your feet then you will know that I am the Lord for they shall not be ashamed who wait for me haleluya bami bazakubera baso bakurera abagore bakoranye ko bakonsa bakubera nyoko bakurera ariko mu cyongereza bivuga ariko arango bazagupfukamira they shall bow down to you bazubarara hasi imbere yawe uzabikorerwa nuko inzoka itagiye mu gicuma twageranye maneza amatwi ufite amatwi yumva yumve hari Imana itabara rero ikitonderwa isezerano ry'umufasha narihawe muri 81 twagendanye ariko ryasohoye muri 95 rimaze imyaka 14 none mfite umufasha n'abana batandatu ngira ngo mwabonye umuhungu wanjye nyine uri kwiga muri kaminuza hano i Kigali kubera ko Imana ishobora byose yita no kubatagira shinge na rugero haleluya ndizera ko munyumvise ubu rero mvuye mwivuga butumwa nkabona nsohoreye mu rugo rwitwa urwanjye njya nibuka imishogoro mibisi nahekenye nkibuka inkonda z'ibijumba nahekenye hari n'igihe bari batanze uburenganzira ngo uzashaka azajya yikubitira ngo yakabumbye ntagira kirengera n'abanyicaranye n'abandi bana nkumva umuntu yankubise ikibando ngo erega baravuze ngo umuntu ngo ajye yikubitira ko nta kibazo abagore bakaza kuntera ibice by'amatafari ariko haleluya ndashima Imana se w'imfubyi yabanye nanjye ndagira ngo umuntu nteze amatwi ubere maso ubugingo bwawe inzoka nitajya mu gicumu zabugira amahirwe iyo nibutse rero maze imyaka 2 mpawe risezerano nibwo umukobwa w'umupani kote yarebye atari ko se Stefano ati nubwo akijijwe indushyi imeze kuriya ubu namwishingira kanyanga ubwo aviwabo nta sona agira ubwo ni inzoka ashakaga iki ni inzoka ashakaga igicuma kandi inzoka ishaka igicuma ntigira n'isoni twagenanye nibwo yaje ageze aho nabaga aza kubaza umubyeyi umwe mu bankoreshaga uburetwa ati ngira inama nakora iki ngo yakabumbye mbere umugabo ndati yakabumbye mbona ateye ukwe sinzi ko yakwemera nari mfite inzu ndaramo rero amugira inama ati cyakora keretse iriya nzara aramunyikinguye ukajya mu cyumba cye nta kuntu yakwanga ubwo aramukingurira ni inzoka ishaka igicuma nyine abarinjiye ajya mu cyumba cyanjye saa 6 z'amanywa izuba riva maze mu gihe nari mvuye aho narindi mu kugera ku irembo nk'hariya numva umukobwa mu cyumba nakajwe karyohereye karibi yakabumbye we numva ngize ikibazo hese Imana ikaribu ntasize muri iyi nzu iri kuva hehe nza gusengera Imana mu mutima ndasenga nti Imana kuba nta data nta mama sivyo bikwiriye gutuma ngutukisha ntinushima ko umugore uzamumpa neza izo ni imbaraga zirwanya icyaha maze gusenga ntyo umukobwa arampamagara ngo ariko ubundi yakabumbye we nguretse wenda ko waburimbwa ngo waburi umuntu muzima ukanga imboga zizanye uretse ko waburimbwa naje kwibaza uyu mukobwa nibaza izo mboga yazanye zarizo
nibaza niba ari za mashu yazanye niba ari bwoko nde biranyobera. Ndavuga nti wa mukobwa we nturetse no kunyita imbwa ntinushaka kunyite n'amabyi ntacyo ndaba. Izo ni imbaraga zirwanya icyaha kandi uko ni ukurinda isezerano. Haleluya. Ni ukurinda iki? Ni ukurinda isezerano. Umukobwa abonye yaruhijwe n'ubusa asubira iwabo, Imana ihabwa icyubahiro. Njya nibuka ngeze mu myaka 28 nari umusore nibwo nagiye mu ivugabutumwa nk'uko naje hano mvuga ubutumwa. Umukobwa nyumva ndangije, umukobwa arampamagara ati yakabunje we nikarame, ati urabizi nti, ati wigishije numva ndagukunze, nagukunze cyane kubyo ndi kumva ninkubura ndapfa. Umva inzoka ishaka igicuma nyine. Twagendanye umukobwa ndamwumva, ndambwa nti wa mukobwa urambabaje, ngewe ngize ntenda wankunze urihana, none nuko kunkunda kwawe mushakira igisubizo. Ntiburya rero umuntu agira ibyo ashoboye akagira ibyo adashoboye. Niba ushobora kumbura ugapfa n'ikintu numva nshoboye ni ukuguhamba, ibindi byose mbishoboye. Twagendanye ibindi simbishoboye, ntariko kuguhamba nabishobora. Izo ni imbaraga zirwanya iki? Ni imbaraga zirwanya icyaha. Ndababaza abakristo mwe, iyo mitego yonza kuyigwamo mba mpagaze imbere yanyu? Nari kujya mu Burayi, nari kugera mu Isirayeli, nababwe ntisezerano nta uri hata ugararirinda. Haleluya. Sezerano nta uri hata ugararirinda. Ndabifuriza kugira imbaraga zirwanya icyaha murinde isezerano. Haleluya. Ngiye kuvuga 30 ndangiza. Iyo tuzubahiriza Imana ikatwishimira. Amen. Imana ikagira ite? Ikatwishimira. Ibindimo ni byinshi, ariko reka dusome ijambo ry'Imana. Turebe igitabo cya mbere cy'Ingoma, igice cya 29 umurongo wa 17. Turebe neza ibyo tuzakora Imana ikatwishimira. Turebe igitabo cya mbere cy'Ingoma, igice cya 29 umurongo wa 17. Noneho buri wese avuga ati Imana ngiye gukora ntya nanjye mboreke mu wishimira. Uriya murongo wa 17 ntabwo ngurangiza, amagambo abanza niyo mvuga ayo Dawidi yavuze ati kandi Imana yanjye nzi yuko ugerageza umutima ukishimira gutungana. Aho amen. Ngo Imana igerageza umutima ikishimira iki? Ikishimira gutungana. Ubwo se ntimwumva ko washaka ko Imana imwishimira yatungana? Amen. Haleluya. Ngo Imana yishimira iki? Yishimira iki? Imana igerageza umutima ariko yishimira gutungana. Haleluya. Ubwo umuntu washoboye gutungana Imana iramwishimira. Umuririmbyi wa 388 mu gushimisha amaze kumenya ko Imana yishimira gutungana aravuga ati tunganira Imana. Gira gute? Tunganira Imana ubudasiba. Haleluya. Reba igitabo cya Yobu, turi kwihuta cyane. Yobu igice cya 8 umurongo wa 20 handitswe iri jambo ngo dore Imana ntizata umuntu w'intungane. Niko biri? Ntizata umuntu umeze ute? Haleluya. Dusanze ubwa mbere ngo yishimira gutungana. Siko biri? None si watunganye si ubintungane? Sibyo ra? Sibyo? Ye ngo dore Imana ntizata umuntu w'intungane. Twagendanye. Kandi ntizaramira inkozi z'ibibi. Twagendanye. Haleluya. Ngo Imana ntizata umuntu umeze ute? W'intungane. Yaba twari dusubye ngo ntabwo izata umupane kote, twari kumva tugezweho. Yaba twari dusubye ntabwo izata umugaturika ari kumva ari ikirenga. None umuntu Imana itazata ni umuntu w'intungane. Amen. Ni umuntu w'iki? Iryo jambo raryumva neza. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo behold, God will not cast away the blameless, nor will he uphold evildoers. Nukuri jambo ngo behold, God will not cast away the blameless. Dore Imana
ntabwo izirengagiza umuntu itabonyeho umwanda. Twagenanye mwanyumvise neza? Ubundi blameless ni ikintu kitanduye. Muneze amatwi? Ikintu kitagize gute? Kitariho umwanda. Twagenanye? Haleluya. Dore Imana ntizata umuntu w'intungane, kandi ntabwo izaramira inkozi zibiri. Reba igitabo cya kabiri cy'Ingoma 29. Banza usome igice cya 16. 29 niho ndanzurira dusenga. Amen. Reba igitabo cya kabiri cy'Ingoma igice cya 16 umurongo wa 9, handitswe iri jambo ngo, kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose, impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganije. Amen. Abafite imitima igize gutera, ntimwumva ko nari ugutungana Imana ireba? Twagendanye. None wambaza utese batungana bate? Nayo magambo tugiye gusoma agaragaza iki umuntu akora kugira ngo abashe kubintungana. Amen. Haleluya. Umuntu atungana ate? Banza usome igitabo cy'Imigani igice cya 30 umurongo wa 12, hanyuma twanzure muri cya gice nari ngiye kuvuga. Reba Imigani igice cya 30 umurongo wa 12. Gusa hari ababifuzaga wenda kumenya uburyo Imana yanyigishije ntagiye kwiga, ariko uwo mwanya ntiwaboneka. Niyo mpamvu nibanze ku by'Imana nshatse ko mvuga. Twagendanye. Gusa rero mbabwire ngo byose ku Mana birashoboka. Haleluya. Byose ku Mana birashoboka. Ntabwo nagize amahirwe yo kujya mu ishuri, ariko hari Imana itanga ubwenge. Amen. Yarabikoze ko nta kinanira. Nta kinanira. Yarebye isanga nzayivugira mu mahanga ahantu hatandukanye. Irabikora. Gusa yabikore kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Ni iki yabikoreye? Reba igitabo cy'Imigani igice cya 30 umurongo wa 12, handitswe iri jambo ngo, hariho umuryango w'abantu biyita intungane. Nibyo? Hariho umuryango w'abantu biyita iki? Hariho umuryango w'abantu biyita intungane, kandi batuhagira imyanda yabo. Niko musomye? Kandi batuhagira iki? Ubwo gutungana nukuhagirwa iki? Nukuhagirwa imyanda. Siko birese? Ariyo mpamvu mwumvise rya jambo umwongereza ati, behold, God will not cast away the blameless. Bigaragara ngo dore Imana ntabwo izatuma umuntu itabonyeho umwanda. Twagenanye? Amen. Haleluya. Hariho umuryango w'abantu biyita intungane. Biyita iki? Nuko bakibwira bati ubwo dusengera mu idini n'iyi turakijijwe. Ubwo mvuga ndakuramutsa Mariya, ubwo nsenga ku munsi n'uyu, ubwo nsenga ku cyumweru, ubwo ndi umupanekote. Oya. Umuntu w'intungane n'uw'Imana itabonyeho umwanda. Twagenanye? Itabonyeho iki? Umwanda, kandi ni icyaha. Niki? Ni icyaha. Imana igufashe. Hari ijwi rikomanga umutima wanjye. Wa mukobwa we nutaba amaso, inzoka ikajya mu gicuma, uzabura ibyasezeranijwe. Ariko nurinda ubugingo bwawe ukarwanya icyaha, Imana iragutegurira ejo hazaza heza. Twagenanye? Mwanyumvise neza? Ariko saba Imana imbaraga zirwanya icyaha. Imbaraga zigira gute? Ubu ndi kuvuga gutya nitambukira, ariko igicuma kitazaba amaso inzoka kijyamo, bazavuga ati yo dore cya gicuma bavugaga. Twagenanye? Ariko ntawe nifuriza ko arangara ngo inzoka imwinjiremo, ahubwo ndifuza ko abanteze amatwi mwese dutaha tugiye kujya kwizamu turinda ubugingo bwacu. Haleluya. Siko bimeze? Twese turinda ubugingo bwacu, turwanya icyaha, turwanirira isezerano Imana yadusezeranije. Amen. Reba ijambo rya nyuma, igitabo cya kabiri cy'Ingoma 29 umurongo wa 16. Twanzure dusenga Imana. Dusengera abantu bakeneye imbaraga zirwanya icyaha, abifuza kwezwa imyanda ikabashiraho, nibo tugiye gusengera. Abifuza imbaraga zo kurinda amasezerano, abo nabo ntitubasiga. Turebe hariya
mu gitabo cya kabiri cy'ingoma igice cya 29 umurongo wa 16 turasoma mu magambo abanza gusa ubundi twanzure dusenga Imana. Igitabo cya kabiri cy'ingoma 29 umurongo wa 16 handitswe iri jambo ngo nuko abatambyi bajya mu mwinjiro w'inzu y'Uwiteka kuwutunganya. Manyumva kugira gute? Nuko abatambyi bajya mu mwinjiro w'inzu y'Uwiteka kuwutunganya. Ijambo rikurikiyeho naryo ndarivuga ngo basohora imyanda yose. Twagendanye basohora iki? Basohora imyanda yose babonye mu rusengero rw'Uwiteka. Haleluya. Ubwo ntibari gutunganara, basohora imyanda yose. Twagendanye mwanyumvise neza ngo hariyo bashigaje harya imyanda yose bagize gute? Barayisohoye. Twagendanye bakimara kumenya ko Imana yishimira gutungana. Amen. Bajya mu nzu y'Uwiteka, niko dusomye ngo nuko abatambyi bajya mu mwinjiro w'inzu y'Uwiteka kuwutunganya. Biblia igiswahili kavuga ngo nao makuhani wakaingia nyumbani mwa Bwana katika mahali pandani ili waisafishe, wakautoa uchafu wote waliouona hekaluni mwa Bwana. Haleluya. Fita amatwi yumva yumve. Abatambyi ngo barinjira hariya bitawuni mu mwinjiro mu giswahili ngo katika mahali pandani bajya mu imbere. Manyumve neza ho bita dans l'intérieur mu Gifaransa, imbere nyine hagati. Twagendanye aho mu Cyongereza ijambo rivuga ngo then the priest went unto inner part of the house of the Lord to cleanse it, and they brought out all the uncleanness that they found in the temple of the Lord. Nuko abatambyi binjira imbere mu rusengero kugira ngo barweze barutunganye, imyanda yose babonyemo barayisohora. Twagendanye yose bagira gute? Ndagira ngo akanya rero abifuza kunezeza Imana mu rusengero rw'Imana ni mu mitima yacu. Muranyumva? Nahagana he? Mu mitima yacu niho mu rusengero rw'Imana. Buri wese niyinjire muri urwo rusengero, imyanda ubonamo ntugire n'umusigaza. Niba ukeneye ko Imana ikunezeza ikwishimira, imyanda ubonamo, nubonamo ubusambanyi busohore, nubonamo umujinya usohore, nubonamo ibitutsu bisohore, nubonamo gusubira inyuma. Twagereye gusubira gana he? Uko gusubira inyuma kuvane uvuga iti Imana ni naracitse intege, ariko menye ko utakomeza utanyishimira, nkomeje gusubira inyuma, ndakugarukiye. Kandi muntu wanteze amatwi, muntu wibasiwe n'ibishuko byinshi, inzoka ishaka igicuma, muntu wibasiwe n'ibishuko byinshi, yewe wa mugabo we, igihe wumva umugore utari uwawe, umukobwa wa kanaka aguhamagara kuri telefone ko nshaka kugusura ariko nshaka kuza umugore wawe adahari, iyo ni inzoka ishaka igicuma. Twagendanye ni inzoka ishaka iki? Ni inzoka ishaka igicuma. Nutaba amaso ubugingo burahapfira, kandi iby'Imana yakuvuzeho ntuzaba ukibibonye. Dusenga Imana. Bangahe bakeneye imbaraga zirwanya icyaha ngo bahaguruke? Ninde ukeneye imbaraga zirwanya icyaha ngo ahagare mu mwanya we tumusengere? Umuntu wifuza kurwanya icyaha arwanirira icyo Imana yamuvuzeho. Umubyeyi, umugabo, umusore, umukobwa wemejwe n'umutima we, haguruka tugusengera Imana. Ninde wifuza gusohora imyanda yabonye mu nzu y'Imana ngo ahaguruke tumusengere? Ninde wumvise yararangaye, inzoka ikinjira, Satana akangiza ubugingo bwe, kandi twaje kumenya ko umuntu uraca bugufi akemera ibyaha bye, inzoka irasohoka. Umuntu wumva kubera uburemere bw'ibyamutsinze akumva yaza agapfukama ku gasambi, naze tumusengera Imana. Wumva ashaka kweza umutima bati Imana nkurikije uko nabwiwe
ndashaka ko uyu munsi wa none nanjye wamfasha iyi nzoka imaze n'imyaka mu gicumi ikavamo, nanjye ubugingo bwanjye bukawubwera, nanjye ukanyishimira. Uraza gupfukama niwemezwa n'umutima wawe, uvuga uti Mana nciye bugufi kandi mbabajwe n'iki cyaha cyabonye intebe mu bugingo bwanjye. Ubwo turavuga umuntu ushobora kuba afashe icyemezo bwa mbere, wumva rwose aka kanya yaba ati nanjye ndashaka gusenyera Satani, niwe twifuza ko yaca bugufi tukamusengera ariko agapfukama. Ariko nubyemejwe n'umutima we, nubyemejwe n'umutima we, Imana ikugire neza mwene data. Nawe surumva, nawe waza ngwino bikunze, mwibuke ko Imana ishaka kuwitaba ijwi ryayo yitabisha umutima. N'umutima nufata icyemezo ntuwurwanye, kuko Imana ishaka gukiza ubugingo bwawe. Nawe waba uhari, nawe ngwino tugusengera Imana. Nawe waba uhari, waba wumva ijwi ry'Imana rikomanga umutima, wumvira iryo jwi nturininire, kuko igicuma inzoka ikomeje kukibamo nyiracyo yagitwika, nyamara inzoka isohotsemo nyiracyo yagiha amahirwe yo kubaho. Tujye gusenga Imana. Nawe numva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Dusabe bari abapasitori baze hano habe gusengera abemezwa n'imitima yabo, baze nuko rwose mushiki wanjye nawe Imana ikwakire. Nawe wumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima, wibuke ko nakuhaye ingero nyinshi we, nkubwira ko inzoka ishaka igicuma ifite ibintu byinshi cyane yuririraho. Wenda iyo nzoka ikunda kuza yuririye ku mafaranga, ugasanga niyo mpamvu ukunda gusambana. Ariko uyu munsi wa none fata umwanzuro wo gusaba Imana imbaraga zirwanya icyaha, ku buryo ejo hazaza bagushukaga uzabwira uti namaze gufata icyemezo. Imana ibagire neza. Turagira ngo usabe bayo ngo pasiteri Sharira asenga Imana kuri aba bapfukamye, kugira ngo Imana ibahe kwihanira kureka. Pasiteri Furaha araza gusenga Imana kubahagaze bamaze kumva ko bakeneye imbaraga zirwanya icyaha, ndetse bafite amasezerano kabifuza imbaraga zo kuyarinda, kugira ngo Imana izabaha imbaraga. Nanjye ndacyari mu isi kandi ibyo Imana yamvuzeho biracyahari. Nanjye ikomeze kundinda kugira ngo bishoboka n'ibindi Imana yamvuzeho bizasohore. Witeka nawe agufashe, nawe uhaguruke ukeneye imbaraga zo kurinda isezerano, nawe uhagare mu mwanya wawe tugusengere. Witeka bane nawe. Imana yacu, Imana yera amakuru, rakoze Imana itegeka bikaba. uyu ni umunsi w'ibyiza, Sinarya Yesu, kuko twabwiwe inkuru yawe nziza, kandi imbaraga Imana harika bigana neza, ituma dutandukana n'inzira z'umwijima, ituma tukunezeza, ituma twishimira, kugira ngo ubashe kukurinda no kugirira neza. Mana yera, twagushimiye ijambo ryawe twabwiwe, twagushimiye ko twabyumvise imitima yakiriye. Abana bakigushimira kuko batsinze n'urubanza, bakaba bafashe umwanzuro wiyemeje udakuka wo kuva mu ziriya nzira mbi, wo kugira ngo aho umwanzi yabihereranye batandukane nawe, bamwirukane, bakwegere, babashe kuba mu bushake bwawe. Natwe turabasengeye nk'abakozi b'igororo ryawe, kugira ngo basibe imitima yose sinarya Yesu, ubugingo bwawe bumwe, wakureho imizinga n'umugayo, watandukanye n'inzira z'umwijima, aho umwanzi yagera hehe atandukanye nabo. Mu izina rya Yesu birashoboka. Iyo tugusanze, iyo tukumurikira imitima yacu, iyo tukwihaye, iyo tugutumiye, iyo tukurambitse, uzaduturuka mu bubasha bwose izina rya Yesu. imbaraga z'umwijima zikagenda, umwere Satani akajubaho, imigambi
dushimiye amagambo yawe asohoye mu matwi yacu. Uyu mwanya mwiza tukimara kumva aya magambo, twese tugize ibyifuzo mu mitima yacu. Mana, turagusaba imbaraga z'Umwuka Wera, imbaraga zirwanya icyaha cya Yesu. Mwami Yesu Kristo, wumvise neza yuko uri Imana ihindura amateka. Igihe cyose umuntu afite imbaraga zo kurwanya icyaha, umuhindura amateka. Natwe Mwami tugusaba imbaraga z'Umwuka Wera, Umwuka Wera w'Imana ube mu mitima yacu, kugira ngo muri iyi minsi y'ibiruhuko, muri iyi minsi igoye, Mana tugusaba imbaraga zinesha icyaha mu izina rya Yesu. Kubera ko umwanzi Satani niba ariho rizerera, ashaka kuba yaconcomera. Twumvise neza uriya rugero rw'inzoka. Iriya nzoka ihora izerera, ishaka kwinjira mu mitima. Bisobanura ngo ni icyaha. Icyaha kijya gishaka kwinjira mu mitima yacu, kugira ngo duhinduke amazi y'Imana, kugira ngo nidutakira Imana nitwumve. Mana, tugusaba imbaraga zituma tunesha icyaha. Yego. Kuko icyaha cyo kirasebera, kandi icyaha ni Satani.